Aleluya. Yesu ashimwe. Intego y'uyu munsi y'iki cyumweru tuyisanga mu gice twasomewe, igice cya kabiri, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya gatatu, umurongo wa 14. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya gatatu, umurongo wa 14, haragira hati: nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Twakira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nagiriwe ubuntu, ndashimira Imana, nshimira na Fadazi bangiriye icyizere cyo kuvuga ubutumwa. Ubwo ngubwo Imana iramfasha bigende neza kugira ngo ubutumwa bugere ku bavandimwe. Rero iyi ntego nayihiniye mu nteruro ivuga ngo mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro. Mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro. Intumwa Petero rero arimo asoza uru rwandiko ahanura iby'imperuka, avuga iby'isi nshya, akavuga n'iby'ijuru rishya. Iyo usomye umutwe w'amagambo w'iki gice cya gatatu, baratubwira ngo ibyo kugaruka k'umwami Yesu. Hanyuma amaze kuvuga uko bimeze, amaze kuvuga n'igituma umwami atinda ngo ko ari ukubera urukundo, nibwo atangira avuga ngo kubera ibyo rero, kubera iyo mpamvu rero. Ibi bikaba bishatse kuvuga ngo amaze kuvuga iby'imperuka nyine ari kwibaza ngo dukora iki. Ati ese ko kuba tuzi ko ibi bizaba, kuba tuzi ko azaza, kuba tuzi ko igihe kizagera Imana ikarema isi nshya n'ijuru rishya, dukwiriye kubaho dute? Tumutegereze dute? Ni icyo kibazo yibazaga, akomeza no kukibaza kugeza ubwo mu busaza bwe yandikira abakristo bose, yandikira abazemera Kristo, avuga ati ibyo ari byo byose hari uburyo tugomba kubaho dutegereje umwami wacu. Yesu ashimwe. Ntangazwa buri gihe rero na Petero, kuva kera Yesu akimutora yabaye intumwa ibaza ibibazo, ishaka kumva, ishaka gusesengura. Nahoze nzirikana ukuntu hahandi abaza Yesu ati nkatwe, mu by'ukuri nkatwe twaretse byose, twaretse abana, tureka abagore, turagukurikira, ubundi bizagenda gute? Yesu muzi ibyo yamusubije, yaramubwiye ngo ibyo mwaretse byose muzabibona inshuro 100, ariko hatabuze n'ibigeragezo. Hanyuma rero no mu busaza bwe murumva ari kwibaza ikibazo, ariko akavuga ati uwo nemeye kandi nizera ko azagaruka, reka ngire icyo nandika nsigire abakristo. Rero iki ni ikibazo natwe twibaza iminsi tumaze tumaranye agakiza, igihe tumaze twemera Kristo, tuzi neza ko azagaruka, ariko hari igihe natwe tugwa mu mutego wo kuvuga tuti umenya haratinze. Ariko nyamara tukavuga natwe ngo ese tumere dute, tubeho gute? Petero rero aduha impuguro nashatse kuvugaho mu bika bibiri. Icya mbere, musomye uyu murongo yatubwiye, nuko ngo tugomba gusangwa mu mahoro ye, gutura mu mahoro ya Kristo. Icya kabiri, nuko Kristo nagaruka agomba kudusanga tubayeho mu kwera kandi turi maso mu gihe tumutegereje. Agomba gusanga turi abera, turi abakiranutsi kandi turi maso. Icya mbere ni ugusangwa mu mahoro. Bavandimwe, nagira ngo muri aka kanya tuvuge ku mahoro atangwa na Kristo. Buri cyumweru umushumba ahagarara imbere y'iteraniro, aha hantu Imana ijye ibaha umugisha, akavuga ngo amahoro Imana itanga aruta y'umuntu wese yibwira, ature mu mitima yanyu. Yesu ashimwe. Amahoro Imana itanga aruta y'umuntu yibwira, ature mu mitima yanyu. Ku murongo rero wa 14 nabwo Petero asaba abayoboke ba Kristo guharanira kubaho barangwa n'amahoro. Hanyuma ariko ayo mahoro ni amahoro ya Kristo, ni ya yandi isi idashobora kuduha, ni ya yandi Kristo yasigiye abe.
bimwe dusoma muri Yohana 14 umurongo wa 27, aho Yesu avuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Akongeraho ngo imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yesu ashimwe. Ayo mahoro rero niyo turi kuganiraho uyu munsi. Ayo mahoro ya Kristo ni ya yandi adaturuka aho twibwira. Ni ukuvuga ngo ni ya mahoro adaturuka kuba ufite umuryango mwiza. Ni ya mahoro adaturuka ku byo utunze. Ni ya mahoro adaturuka ku mashuri wize. Ni ya mahoro adaturuka kuri achievement ushobora kugeraho iyo ari yo yose, nubwo nayo ari nziza. Nayo ni ngombwa muri ino si. Ariko udafite Kristo n'amahoro ye ntacyo byaba bimaze. Aya mahoro rero avugwa ni ya mahoro azagatura mu mutima w'umukristo. Amahoro atuma ugira umutuzo kuko wamenye Kristo. Ni ya mahoro turirimba ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Kuba uzi neza ko ufite Kristo, kabone n'ubwo imihengeri yazimeze gutya. Hari igitero twaririmbye hano muri iyi ndirimbo tumaze kuririmba y'189. Igitero cya gatatu nicyo twashorejeho kivuga ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Yesu aravuga ati nge ndi kumwe nawe ujye umuhanga amaso. Haleluya. Ayo niyo mahoro atangwa na Kristo. Ayo niyo mahoro y'ibanga rikomeye. Ugatunga Kristo ukagira amahoro. Imihengeri yaza igasanga ikomeye kuko wubakiye kuri ya mahoro ya Kristo. Ntabwo ari ya mahoro navugaga ya hano ku isi. Nteguriye inyigisho nahoze nzirikana uburyo iyo usohotse mu rugo hano i Kigali ku mugoroba ubona aba basore bacu abashinzwe umutekano barimo batembera bagira ngo barebe ko nta kihungabanya umutekano w'umunyarwanda. Imana ijye ibaha umugisha. Hanyuma ariko nubwo baturindiye uwo mutekano, barinze iby'inyuma ibigaragara inyuma. Ya mahoro y'imbere mu mutima wawe, ayo ngayo ntibashobora kuyarinda. Ayo ngayo atangwa n'Imana gusa, no kumenya ko wamenye Imana. Bene ayo mahoro ni ya yandi atuye muri rwa rusengero rwa nyarwo. Murabizi ko buri cyumweru muri kino gihe turi gusengera paruwasi ya Kayanga kugira ngo n'abandi bose bafungiwe insengero. Ariko ayo mahoro ni ya yandi atuma twumva ko twebwe ubwacu turi insengero z'Uwiteka, za zindi zidafungwa. Yesu ashimwe. Rero ayo mahoro niyo tugomba guharanira tukayasaba Imana kugira ngo Imana ijye ituvunguriraho yari yaduhaye muri Kristo. Ni ya mahoro hahandi wumva uri kumwe n'Imana nyine. Ni ukuvuga iki? Ni ya yandi wumva utangiriye ijuru. Ijuru ngo ritangirira hano ku isi. Umutima utuje ufite amahoro burya niyo paradizo kuri ino si. Ubwo rero aya mahoro niyo adufasha gusobanukirwa no kumva neza ubuzima. Aya mahoro ni ya yandi Salomoni amurikiwe n'Imana yanditse ku bihe bigize ubuzima bwacu. Mwabyumvise mu gitabo cy'Umubwiriza. Iyo gisomwe n'udafite Imana yacika intege ko barakubwira ngo iby'isi byose ni ubusa. Ariko hano aratwibutsa, aratubwira ko hariho igihe buri kintu cyose Imana yaremye ku isi kigira igihe cyacyo. Amen. Ngo hari igihe cyo kuvuka, hakabaho n'igihe cyo gupfa. Ibyo iyo ubizi ubaho neza, kuko ubaho uzi ko kuri ino si uri umugenzi. Iyo udafite Imana ubaho uzi ko bitazarangira. Abapagane niko babayeho. Akora icyaha akumva birangiye, akumva niwe uriho, akibagirwa yuko igihe kizagera akava kuri ino si. Hari umusaza dukorana buri gihe ambaza ikibazo, atari ku bungubu abantu bakora nk'ibi ngibi bakora ibibi, ubundi baba bumviye isi bazayituraho iteka. Nkamubwira nti ariko ntabwo uzi Satani, ntabwo uzi Shitani. Shitani akwibagiza ko iyi si uzayivaho, akakumvisha ko ugomba gutura burundu. Ariko ufite Imana, ufite amahoro y'Imana, azi ko turi abagenzi. Amenya ko hari igihe cyo kuvuka, akamenya ko hari igihe cyo gupfa.
amenya ko hari igihe cyo kubiba, cyo gutera, hakabaho n'igihe cyo kurandura, cyo gusarura. Ibyo byose umubwiriza yarabibonye. Ayo mahoro rero tuyasabe Kristo kugira ngo ajye ahora yaduha. Yesu ashimwe. Bariya twasengeye b'abageni babyibuke, niba hari umugisha ubaho ukomeye mu gushyingiranwa, ni wa wundi pasiteri avuga ngo muzabane na bose mu mahoro, muzagira inshuti zibagoboka, muzabyare muheke. Uwo mugisha niwe utunze imiryango y'iki gihe iri mu Mana. Ejo bundi hari uwambazaga ngo ariko kubera iki abantu barimo kujya muri divorce cyane? Ndamubwira nti nuko ubukristo bugenda bucika. Kuri ino si abantu bari kwimura Imana, kuri ino si abantu bari kwimura Kristo mu buzima bwabo. Ikupuri ishinzwe uyu munsi, nyuma y'ukwezi kumwe bakumva ngo byarangiye, ba bantu batandukanye. Niyo mpamvu icy'ingenzi ntabwo ari ibyo dufite, icy'ingenzi si amashuri twize, icy'ingenzi si ibyo twakoze kuri ino si, icy'ingenzi ni uko dutunze Kristo n'amahoro ye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Igika cya kabiri, kwera no kuba maso. Mu ijambo ry'Imana n'ubundi twasomye uyu munsi hakoreshejwe ijambo rikomeye ryitwa ikizinga, n'irindi ryitwa umugayo muri uyu murongo wa 14. Murongo wa 14, nicyo gituma bakundwa ubwo mutegereje ibyo mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo. Tuvuge ku kizinga gato. Ikizinga kiroroshye, buri wese ahita cyumva. Uyu munsi ku cyumweru buri muntu wese agerageza kureba umwenda mwiza. Ndabona bambaye umweru wera de. Ikizinga rero nuko uwo mwenda wambaye mwiza w'umweru, imodoka yakunyura iruhande imvura yaguye, ubundi byondo bigatarukiraho, wumva ubangamiwe, ukavuga uti ndabigirane. Ni ukuvuga ngo igihe tubatizwa twese twambitswe umwenda wera de. Abari abana, ababyeyi banyu b'abatisimu bahawe inshingano zo kubafasha guhora mweza uwo mwenda, kugeza igihe muzagirira imyaka y'ubukure, namwe imyenda yanyu mukamenya kuyirinda, umwambaro wa gikristo. Iyo rero hajeho ikizinga, ni ukuvuga ngo ni ubwandu. Rero urugamba turwana bene data, ni uguhora turwana nuko imyambaro yacu itandura, ni uguhora turwana nuko ubuhamya bwacu buhora bwera. Iyo icyo kibuze, dutangira kumera nk'abandi. Abakristo b'iki gihe turacyagira izo mbaraga zo kurwana n'icyo kintu kitwanduza buri munsi. Niba ikiturwanya gishaka kudukuramo umwenda kikatwambika ubusa, ese turacyarwana urwo rugamba rwo kwambara nanone? Naho ikibazo kiri. Kristo uzagaruka azasanga tumeze gute? Mwibuke cya kibazo yigeze kubaza abigishwa bo ngo ese igihe umwana w'umuntu azagarukira azasanga ku isi hakiri ukwizera? Ni nkaho yakabuze ngo ese igihe nzagarukira nzasanga ukintegereje ko kushikamye? Kuko ibiturangaza ni byinshi, ibidutera ibyondo ni byinshi. Kubera ko hari ahantu Pawulo yanditse hepfo gato ku murongo wa 17, ari kuvuga ngo nuko rero bakundwa, iri jambo mujye muricaho akarongo, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe hari ubuyobe bwinshi kandi butangaje bushaka kudukura ku kintu cyo kwera no gukiranuka, bugashaka kutugira ibimata ngo tumatame tugume ku isi tuyizirikeho koko. Niyo mpamvu uzumva abavuga butumwa b'iyi minsi azakubwira ngo dore Imana yangiriye neza, dore nsigaye mbyibushye di, ngo dore Imana yagiriye neza, ngo mwabonye isaha nambaye. Ugasanga bari gutinda ku ibyo ngibyo bavuga ibi bintu bya hano ku isi. Ni ngombwa, ariko ntabwo bigomba kutwibagiza urugendo tugiyemo bano bana bamaze kuturirimbira. Yesu ashimwe. Kuba maso rero tukarwana n'ikizinga. Ikizinga ni iki? Ikizinga ni ikintu cyanduye kiza gihanagura ubwiza bw'umwambaro. Icyaha rero cyanduza ubuhamya bwacu. Naho umugayo ni iki? Umugayo ni inenge
cyangwa icyaha kigaragarira bose, kigakura abantu mu cyubahiro. Mu kwandika gutya rero, Petero afite intego imwe gusa yo guhatira abakristo kurinda ubuhamya bwabo bwa buri munsi, haba mu ibanga cyangwa mu ruhame. Murabizi ko abantu benshi hari igihe uyu mwambaro tuwambara turi mu ruhame, ariko twagera mu ibanga aho nta wundi utureba, uyu mwambaro w'ubukristo tukaba tuwushyize ku ruhande, biragatsindwa. Kuba maso tubisanga cyane cyane ku murongo wa 17 nari maze kubabwira, aho bavuga ngo mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, ngo mukareka gushikama kwanyu. Kuba maso, gushikama no kwirinda, niyo kado y'iki cyumweru. Umwanzuro mu buzima bwa buri munsi tubigenze dute? Uko tubigenza, icya mbere ni ukubana na bose mu mahoro. Kubana n'abantu bose mu mahoro. Niba wizera ko Kristo igihe kizagera akagaruka kandi ari bugufi, ntukwiriye kubana n'abandi ufite ikizinga, ufite inzika, ishyari cyangwa urwango. Icya kabiri, duhamagarirwa kurinda amaso no kurinda umutima wacu. Ntabwo umukristo yemerewe kureba ibibonetse byose. Ntabwo umukristo yemerewe kwinjiza mu mutima we ibibonetse byose. Tugomba kurobanura, tugomba kujonjora. Pawulo yarabyanditse ubwo yandikiraga Abakorinto urwandiko rwa mbere 10:23 ngo byose ndabyemererwa, ariko byose ntabwo ariko bimfitiye akamaro. Yesu ashimwe. Ese naza azasanga ukiri maso cyangwa azasanga warabaye nk'abandi bose? Icya gatatu, gushikama. Turi mu mwanzuro. Gushikama. Gushikama ni ukuvuga kuguma ku kuri wemeye. Ntabwo tugomba kubaho mu cyeregati. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe baravuga ngo nzi imirimo yawe, itorero ubwo singibuka, ariko aratubwira ngo nzi kudashyushye cyangwa ngo ntukonje. Niba rero uri akazuyazi ngiye kukuruka. Tugomba gushyuha cyangwa tugakonja. Tugashikama mu kuri, mu mico myiza no mu cyerekezo kidahungabana. Tukirinda guhungabana. None Kristo nagaruka azasanga uhagaze ute? Nahoze nibuka ikigereranyo cy'abana bo muri gatigisimu, bano bana batoya. Umwarimu yigeze kubabaza ati, Kristo naza agarutse aje gutwara be, wumvise ko bakubwiye ngo ageze hano hakurya ibumbogo, uzakora iki? Umwana umwe yarasubije ati, nimba ndi mu kibuga ndi gukina, ikintu cya mbere nzakora nuko nzajya mu rusengero nkajya gusenga, noneho akangeraho nibura nageze mu rusengero. Uwa kabiri arasubiza ati, nge nibambwira ko ageze ibumbogo ndi mu kibuga cy'umupira ubwo ni hano hirya, nge nzahita mfukama nibura asange ndi gusenga. Uwa gatatu arasubiza ngo, ngewe nibambwira ngo araje ageze ibumbogo ndi gukina umupira, nzakomeza niterera agapira. Ngaba abana batatu. Ese twebwe naza azasanga tumeze gute? Azasanga twibereye mu byo twari turimo, turi kwikinira agapira, dukomeze tugakine, ariko nimwumva gukina agapira ntimwumva ibyaha, ni ubuzima bwa buri munsi. Azaza asange turi mu byo tugomba kubamo. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo tugomba guharanira ko aho turi hose tuhaba abakristo koko, mu mirimo urimo gukora ya buri munsi. Noneho naza azasanga uri muri bya bindi ukora buri munsi, ari kubikora neza. Bigeze kubaza umutagatifu ngo ubutagatifu ni iki? Ngo aravuga ngo ubutagatifu cyangwa kwera, dore turi mu bera bose, ngo ntabwo ari ugukora ibintu bihambaye. Ahubwo ubutagatifu ni ugukora ibintu bisanzwe, ahubwo tukabikora mu buryo buhambaye. Yesu ashimwe. Tugende rero dukora ibisanzwe, ariko tubikore mu buryo buhambaye, niba dushaka kubabera koko, niba dushaka gukiranuka. Ntimwipase muremure aho uri, niba uri mu gikoni, niba uri mu kazi, aho uri hose habe mu buryo habe ni ibintu bisanzwe, ariko habe mu buryo budasanzwe. Reka dusenge
buri wese yirebe, burya nta muntu uzi undi, buri wese niwe wimenya mu mutima we. Buri wese afata akanya kamwe n'umunota umwe, saa sita mu kadomo zirageze, buri wese afata umunota umwe yisure, agere hahandi hatagerwa n'undi muntu ubonetse wese, hagerwa n'Imana yonyine. Ariko nayo kugira ngo ihinjire iravunyisha, burya Imana irakomanga mu mutima wacu. Hanyuma buri wese nafata akanya yitekerezeho. Mbahaye umunota umwe, niturangiza dusenge. Yesu ashimwe. Garagara hakaba mukabwibwi. Yesu ati nge ndi kumwe nawe, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Data wera, muri aka kanya natwe tuguhanze amaso, tuguhanze amaso muri iri jambo ryawe, tuguhanze amaso buri wese umutima arawuzamuye muri aka kanya keza uduhaye ko kuzirikana ku ijambo ryawe. Muri aka kanya turakwiyeretse, usura imitima yacu. Hari igihe turangara tukagira intege nke, ariko nabwo turabikweretse. Ntabwo dushaka kukuryarya kuko uratuzi, ariko turanagushimira. Turagushimira kudutegurira kugaruka k'umwana wawe Yesu Kristo. Turagusaba ngo uduhe imbaraga, uduhe umwuka wera, kugira ngo dukore uko dushoboye kose, maze tujye duharanira kwera, gukiranuka, kandi duture mu mahoro yawe. Ndetse turakwinginze ngo uturinde no kwanduzwa n'imihindagurikire y'iyi si. Tabara imitima yacu ihora ibarizwa mu byawe, kandi uturinde ikizinga cyose cy'icyaha, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.